ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure turi kumwe n'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho none kuwa gatandatu cy'umwaka cya 27 mu byumweru bisanzwe, tariki 9 Ukwakira 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, umutwe wa 4 umurongo wa 12 kugeza kwa 21. Uhoraho aravuze ati, amahanga nahaguruke azamuke agane ku kibaya cyitwa Uhoraho umucamanza, kuko ariho ngiye kwicara ngacira urubanza amahanga yose abakikije. Nimucyamure umuhoro kuko isarura rigeze, nimuze mwenge dore urwenge ruruzuye, n'imivure irasendereye kuko ubugome bwabo bukabije. Ngize inteko z'imbaga nyamwinshi mu kibaya cy'imanza, kuko umunsi w'Uhoraho wegereje ukazahigaragariza. Izuba n'ukwezi bizijima, n'inyenyeri ntizongera kumurika. Uhoraho yivugiye i Siyoni, ijwi rye ryumvikana i Yerusalemu, nuko ijuru n'isi birakangarana. Naho umuryango we Uhoraho azawubera ubuhungiro, abe n'ubwihisho ku Bayisiraheli. Bityo muzamenya ko ndi Uhoraho Imana yanyu, nkaba ntuye i Siyoni ku musozi wanjye mutagatifu. Yerusalemu izaba ahantu hatagatifu, abanyamahanga ntibazongera guhanyura ukundi. Uwo munsi imisozi izarengwa divayi nshyashya, imisozi itembeho amata, amazi atembe mu migezi yose ya Yuda. Isoko izavubuka mu ngoro y'Uhoraho, ivomereye ikibaya cy'iminyinya. Misiri yo izaba ikidatuwe, naho Edomu ihinduka ubutayu, bazize ubugome bagiriye abahungu ba Yuda, kuko bameneye amaraso y'indacumura mu gihugu cyazo. Naho Yuda na Yerusalemu biziturwa ubuziraherezo uko ibihe bigenda bisimburana. Ni koko nzahora amaraso yabo yamenwe, ntawe uzasigara adahorewe, maze jye Uhoraho nzature muri Siyoni. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 97. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Uhoraho n'umwami, isi nihimbarwe, abaturiye inkombe nibasagwe n'ibyishimo. Igicucu cy'ubwije kiramukikije, ubutabera n'ubutarenganya n'ikibanza cy'intebe ye. Imisozi irashonga nk'ibishashara mu maso y'Uhoraho umutegetsi w'isi yose. Ijuru riramamaza ubutabera bwe, maze imiryango yose ikarangamira ikuzo rye. Urumuri rurasira ku ntungane, ab'umutima ugororotse bakagira ibyishimo. Ntungane nimwishimire Uhoraho, maze mumusingirize ubutungane bwe. Ntungane nimwishimire Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 11 umurongo wa 27 kugeza kwa 28. Igihe Yesu yavugaga, umugore arangurura ijwi rwagati mu mbaga, aramubwira ati, hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Nawe ati, ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Bana b'Imana, nidukomere kuri Kristo nibwo tuzakomera koko. Muri aya masomo tujye gutondagura inshinga yitwa guhirwa, être heureux. Tujye kuzirikana ku bahiriwe by'ukuri. Ese kugira ngo hirwe no gutunga ibya mirenge, no kugira ububasha, no kugira ubushobozi, no kugira ubutegetsi, no kugira icyubahiro, no kugira ibya mirenge, ku buryo wabaho nta kibazo ufite, wibereyeho mu mudamararo, ngo niko guhirwa? Akaho mwana abwiye mugenzi we ati, ariko shayo nkiza kuvukira kwa perezida, ubona ari kuba ameze neza cyane. Undi aramusubiza ati, ubwo nawe nyine ukazajya uhora ufungiranye mu gipangu ubudasohoka bakurinze. Ntuzi se ko hirya kure muri Afurika nyine presidence iba yegeranye na prison, biba biri hafi? Wa mwana yumvise ibya prison ahita aratinya, kuko atinya gufungwa nyine. Ati, ye baba we, sinzongera kwifuza iby'abandi, ikiruta ni ukunyurwa n'ukondi, nkanyurwa na duke mfite. Prison na presidence biraturanye. Bana b'Imana, no kwitonda. Yisi dutuye harwe dushukisha ibintu bihita, tukajya ngo niryo hirwe nyakuri. Twabona umuntu umeze neza inyuma hano ku isi, ku mubiri yambaye neza, aberewe, tukajya ngo yarahiriwe, kandi burya ibishashagirana byose si zahabu, wasanga sari gushirira imbere. Muri aya masomo turabona ko guhirwa ari ukuva ku kibi ukajya ku cyiza, ugahinduka. No kureka icyaha niyo mahirwe nyakuri, kuko nyine nta mahoro y'umunyabyaha. Mu isomo rya mbere tumva umuhanuzi Yoweri, cya gitabo kidutumira kwisubiraho, invitation à la pénitence. Bityo tugatunganira Imana kugira ngo no ku munsi w'imperuka ubutabera bw'Imana buzasange koko twaritwaye neza, twarubashye Imana tukiri hano ku isi. Ubwo uyu muhanuzi yakoresheje imvugo ishushanya y'isarura, la récolte,
yerekana uburyo abagome bari barahiriwe hano ku isi, uburyo bazashavura nibagera nyine hakurya y'imva, naho bitwaye neza bakisubiraho bakareka ibyaha, amaherezo ni ihirwe ry'ijuru. Ubwo yagize ati nimucyamure umuhoro kuko isarura rigeze, nimuze mwenge dore ururengero ruruzuye n'imivure irasendereye, kuko ubugome bwabo bukabije. Naho umuryango we uhoraho azawubera ubuhungiro, abe n'ubwihisho ku Bayisiraheli, bityo muzamenya ko nduhoraho Imana yanyu, nkaba ntuye Siyoni ku musozi wanjye mutagatifu. Amen. Ubutabera bw'Imana nuko abantu bamererwa neza. Bana b'Imana, iyo ugerageje kuba mu butungane uko ushoboye kose, icyo gihe nyine uba uri kumwe n'Imana, urahirwa. Ni nabyo muri ibyo Zaburi yarimbye none uyu munsi ati ntungane nimwishimire uhoraho. Amen. Kugerageza kubaho mu butungane niyo mahirwe nyakuri. Ese umuntu uhiriwe umubwirwa n'iki? Utarahiriwe se we umumenya ute? Kimwe mu biranga abana banyakibi ni amacakubiri, division, gusandara cyangwa gusandaza. Naho abana b'Imana ni ubumwe, unité, l'union qui fait la force. Ni nabyo ejo Yesu yashimangiraga mu Ivanjiri ubwo Abayahudi bari bamwibasiye, bamusebya, bamupinga ngo Sekibi Belizebuli umutware wa roho mbi ngo niwe akorana nawe, ngo niwe yirukanisha roho mbi. Ariko uyu munsi noneho twumvise uyu mugore muri Ivanjiri uhoza Yezu amare n'agahinda yatewe n'Abayahudi bene wabo, we agatinyuka akavuga neza Yezu, akavuga neza umubyeyi wa Yezu, kubera bya byiza yabonaga Yezu akora. Ni koko nta ukunda umwana nyine ngo yange nyina, kuvuga Yezu neza ukavuga na Bikira Mariya neza. Yamvuga igira iti nyina w'umuntu niyubahwe. Iyi Ivanjiri y'uyu munsi ni ngufi ariko ivuze byinshi. Guhirwa ni by'agaciro gakomeye, ntabwo bipfa kubonekera ino hino. Guhirwa ni igitabo kinini cy'ubuzima, ni igitabo gifite imitwe n'imirongo myinshi cyane. Ugize Imana ukagisomaho, soma wumve, birumvikana urahirwa. Abahanga muri Bibiliya bemeza ko iri jambo guhirwa, umugisha, benediction, rigaruka mu inshuro 50 mu Isezerano Rishya. Muri izo 25 Yezu ubwe arikoresha mu Ivanjiri, bitwibutsa ko Imana ituzanira ihirwe. Imana ishakira abantu icyiza buri gihe. Ihirwe nyakuri ni ingoma y'ijuru. Muri iyi Ivanjiri harimo guhirwa y'uyu mugore iganisha ku isano y'amaraso, ubwo yagize ati hahirwa inda yagutwaye n'amabere yakonkeje. Amen. Hari na guhirwa ya Yezu iganisha ku isano isumbi y'amaraso, isano y'ukwemera. Yezu yagize ati hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Amen. Iyo wumvira Imana kandi ukagenda ku mategeko yayo urahirwa. Babyeyi murabizi, inda n'amabere nibyo biranga nyine umubyeyi, umugore. Signe de la maternité, no kubyara, ukonsa, ukarera, umwana agakura. Cyo nicyo kiranga umubyeyi. Bikira Mariya rero cyambere cyamugize umuhire nuko yabyaye Imana, akayonsa, akayirera, akayitaho. Turazirikana uko byamuruhije bikomeye kuva yasama kugeza yasubiye mu ijuru. Ubuzima bwa Bikira bwose bwabaye imiruho, kuvunika, guhunga, kubabara, umusaraba. Niyo mbuto y'umugisha nyine yera ku giti cy'umuruho. Umugisha, guhirwa, bisarurwa nyine muri iyo mvune. Ariko ibyo byose byaruhije Bikira Mariya, nta nibyo nyine byamuhesheje iki? Ihirwe, ibyishimo, umugisha, uzi kubyara Imana. Ibyo rero tuzirikana nibyo byashoboye kugaragara amaso y'abantu. Ariko rero hari n'indi hirwe ryisumbuyeho akesha ukwemera. Yumvise ijambo ry'Imana kandi ararikurikiza. Cyagiye marayika Gaburiyeli aza kumusura, nuko Bikira Mariya akikiriza ati fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite Seigneur. Ugushaka kwa ni gukorwa Nyagasani. Bikira Mariya ahirwa kuko yemeye iyo Nyagasani yamutumyeho. Bituma noneho usibye ko umubyeyi wa Yezu yabaye n'umubyeyi wa Kiliziya, aba umubyeyi w'abantu twese. Ayo ni amahirwe y'ikirenga, kubyara kuba umubyeyi w'abantu. Nguko kumvira Imana nyine bituma uhirwa nka Bikira Mariya. Bikibutsa nyine ko amahirwe Bikira Mariya yagize ashingiye ku mvune n'imibabaro yagiye ahura nayo. Ese njyewe w'umukristo niki kimpesha guhirwa? Wasanga ashakira ihirwe mu byaremwe gusa. Niki gituma ngira ibyishimo? Ese imiruha Bikira Mariya imbere isoko n'urugero nakwigana ngo ngere kwihirwe nyakuri? Abahanga mu mitekerereze bavuga ko ibyishimo biri ukubiri, plaisir et bonheur, umudamararo cyangwa iraha n'amahirwe. Umudamararo n'ibyishimo bitaramba, le plaisir charnel, kwishimisha no kwinezeza ukadamarara mu iraha, kubera bya bintu n'abantu ushobora kugeraho utavunitse, udahangayitse. Rero uko byihuta mu kubibona ni nako byihuta no mu kuyoyoka, za fraude. Ikindi kibi cy'ibyishimo by'akanya gato byo kwinezeza, byo gusamara wishima mu kanya gato imaze kubyakira,
nuko ingaruka zazo zizaza zikaze cyane, ari mbi cyane kurushaho, kandi zikazaramba igihe kirekire, ndetse n'ubuzima bwawe bwose ukazabaho uri kurwana n'izo ngaruka mbi. Urugero ukaba kwishimisha mu ngeso mbi y'ubusambanyi umunota umwe gusa cyangwa n'amasegonda. Muri ako kanya gato ushobora kwanduramo sida, ugatwariramo n'inda, ukaba ukoze icyaha, ugahemukira Imana ndetse n'abandi benshi batabarika. Ubikoze winezeza by'akanya gato, none ugiye kubabara ubuzima bwose, ukaba uhakuye sida y'imisaraba nk'icumi. Ni nka bya biryo biryohera mu kanwa ariko byagera mu nda bigasharira, kongera gusa n'ibyo wangije mu munota umwe bikazagusaba ubuzima bwose. Ni nka kwa kundi umanika agati wicaye ukazakamanura udahagaze gusa, ahubwo umanitswe unaziritswe. Yewe ibyishimo by'akanya gato kubigeraho biroroshye ariko ntibitinda, ntibiramba. Naho ibyishimo bya kabiri byo biraramba, biratinda. Le bonheur, ihirwe, bya bindi bisaba kuvunika, ukababara, imiruho, agahinda, ukavunika ariko ukazishima igihe kirekire, ariko cya gihe uri kumwe n'Imana nyine. Mbese nk'umubyeyi utwite nyine ubabara ariko akazishima cyane amaze kubyara, nka Bikira Mariya wabaye ubuzima bwose ariko agatanga ibyishimo ku isi yose, ahantu hose no mu bihe byose. Na n'ubu turacyamurata. Mubyeyi Bikira Mariya warakoze. Dusoreze ku mwitozo aho abantu babiri bahuriye mu kiliziya. Ngaho fori cyari kibazanye, uko biri kose ntibari baje guharwanira cyangwa guhakinira cyangwa guhatonganira, ahubwo bari baje gusenga. Abo ngabo yari umupfakazi n'umukire, veuve et riche. Uyu mukire akaba yaratunze ibintu byinshi, amamodoka, ibintu bya mirenge, amazu menshi, nandi yari ari kubakisha. Nuko umupfakazi aje mu kiliziya yarazanye ihene aje gushimira Imana ibyiza Imana yamukoreye. Uburyo hari umuntu w'umugiraneza wamworoje agahene akakitaho kagakura, none ubu kakaba kari kubyara batatu, none ubu niko kamutunze. Akaba rero yaraje n'ibyishimo byinshi, afite ihene imwe muri izo ngizo eshatu, ngo aje kuyitura Imana ayishimira ibyiza yamukoreye, ko Imana yamuhaye umugisha. Undi mukire nawe yari afite amadokima, ibipapuro byinshi, avuye kubikurizaho ibifaranga n'andi mafaranga menshi yari ari mu gikapu. Akaba yaraje kubaza Imana impamvu abakozi ba banki bamugenzeho, ukuntu yari yasabye inguzanyo ya miliyoni 100 none bamuhaye 95. Murumva ku gahinda ababyeyi. None izo 5 abuze batumye imishinga ye idindira igakendera, imibare ye barayishe, baramutobye, baramutuburiye, none ari kwivovota, ari nako asaba Imana ngo irebe ko yamwuzuriza kuko abakozi bamugenzeho. Ikibazo kikagira kiti, ari uyu mupfakazi, ari uyu mukire w'umuherwe, ninde ukennye kurusha undi? Ninde ubuze byinshi? Ninde uhiriwe? Akayamvugo y'ikilatini igira iti, desunt inopie multa avaritie omnia, au pauvre manque beaucoup de choses à l'avoir toute. Uko umukene abayeho neza yishimye biraruta ugereranyije n'igisambo, uwo muherwe w'indashima, umunyenda nini, igisahiranda, kuko uwanyuma nyine adahaga n'indashima, ntibanyurwa, nta munoza, ahora ararika ibintu bya mirenge, insatiable, indashima, udahaga. Nguko bavanye ko uyu mupfakazi nubwo ari umukene yoroye ihene zikamubeshaho akishima, arahiriwe kurusha umukungu uri kuganya yivovota utari kunyurwa. Uko ni nako Bikira Mariya yoroshya umubyeyi w'Imana, nkuko tujya tubirimba muri Magnificat, cya gisingizo cya Bikira Mariya, ashimira Imana ko yamukuye ku cyavu. Nguyu mukecuru w'umupfakazi uzanye ihene yishimwe, Imana igahananura abikuza, les superbes, abirasi. Nguyu mukira wasabye credit ariko nyikanye imitungo ariko akaba atari kunyurwa, abuze duke ariko twamuhangayikishije, ntabonye ibyo yifuzaga byose. Babyeyi, aho kugwiza ibya mirenge bihora bikurisha umutima, ugahora urara udasinziriye, ngo baranyishe we, ngo baranyibye we, ngo bangenzeho we, baramfunze we, wa mu president uhinduka prisonnier, umuyobozi uhinduka imfungwa, ugahora ku nkeke ya buri munsi. Ikiruta warya duke twineza turimo umugisha w'Imana, uri kumwe n'Imana nka Bikira Mariya, ubundi ukabaho neza uhiriwe. Bikira Mariya mwamikazi wa Rozari, udusabire. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.